uceceke kubera iki niyo waba utarishe ahubwo ngewe mfite ikibazo nawe yewe naba ntari mubishe kujya gukoresha izina ryanjye ngo wice nakwica nanjye ntabwo nakureka ese Patrick noneho mutangiye kujya muvuga ngo nta jenoside yabaye mu Rwanda ngo iki none muba mwarahunze mu gihe ntabwo yabaye ngo ni bamwe bro na cya kigore cyaje kibivuga umwabonye aho cyageze rero mutubabarire mudusimbuke twe dufite ibibazo byacu biri mu mutwe wacu yuko twubaka u Rwanda rwacu ntabwo dufite ibibazo byo kubaka umunwa wanyu turawuzi niyo mufasha mukifata ngo perezida wacu ngo yagurishaga amagi Bugande ngo yagurishije amagi Bugande se niyaje agafata igihugu batumaze Kagame ntabwo yacuruje amagi nk'umuntu yacuruje amagi ari mu cyo bita renseignement yari gukora service ni wumva se turabazi ko mwabivuze ababivuze simbazi ngo warabizi can you imagine this stupidity umva Patrick muri amaraso papa wawe yamennye we ntago twayakuziza reka nkwibira kabanga amaraso papa wawe yamennye ntago ibaze kutwubakira imihanda akaduhagira inka munyarwanda yarangiza akadukura muri Nyakatsi ukavuga ngo yagurishije amagi ibaze kanyamagi yarangiza papa wawe yayoboye bayoboye umuhanda mwiza bazanye mwabaye ijambo ariko se ko Jessica kutukana nge nagututse urumva utikira mise nanagira depression ahubwo nagusimbuka uretse gato mutinga gato reba guhenyoko reka baguha ibyawe kugukoresha amagambo y'uburozi bana banjye mumuhe mumubwire mufungure Mike zanyu mumununuke Jessica fungura reka nkubwire ejo bundi haragiye kuba urabona ko na ya concert yari igiye kuba bayihagaritse yanyu nimwe mwayiteguye bro turabazi mukiha ngo nabakongomani bari kwitegura nimwe muri kudutegurira ibaze ku itariki 7 Inyanga Rwanda nimwe muri kudutegurira mwese ku itariki 7 mwari mugiye gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ariko ntibizaba mu Bufaransa nta muntu uherana imidikadi urumva mu kibi ndakubwiye bana se bari barateguye campaign yo kugenda bafite urumva bari bafite igitaramo noneho ababiri inyuma ni Inyanga Rwanda urumva niyo mpamvu bashaka kugira ngo ku itariki 7 bazafungure space genda gahoro mwana genda gahoro agenze kumushyira ku idarapo ry'u Rwanda umva Patrick genda nikomeza segiteri umva wa mugabo we reka mbanze nkubwire twe twarigize hano mu Rwanda uri kumva twese turi abanyarwanda hano mu Rwanda nta moko akihaba hano mu ibyo bintu mutuzana ngo muri bakana nta mubutu nta mututsi nta mutwa nta muntu numwe turumwe mwiza kutuvangura abantu bari hano 149 aha nazajya bakuri space mujye mumenya ko ari kumwe na bene wabo b'Inyanga Rwanda kandi barashaka kudukora Jessica we Jessica Johnny uko unasema nini unasema unayua bien unajua nini nanjye ndakuza nyine kuri barriere gusimbuka wenda kunyica uzihese iye barriere se mwana rwose Imana we mujya kure none Patrick humura amaraso ya papa wawe abo ntabwo ushobora kuvuga ngo pike ngo arapfa ntabwo ushobora kuvuga mani umubwira sharing barabene wabo tubahe banyina nabo Tony umuntu muzima aravuga mani ngo nuze ngo James Kabarebe ngo napfa ngo niwe azagaruka mu Rwanda mwarangiza mukamuhereza n'ijambo ryo kuvuga ngo napfa mukamuhereza n'umwanya wo kuvuga umva nkubwire inshuti sibyo sinamubyaye none se nibo bafunze si mutunze yakoze wari uhari kandi warabivuze waravuze ngo bamufunze burundu ngo yishe umuntu umwe kandi ibyo bintu ntabwo biba nivuga ko ari ukuri no ntabwo bamufunze Patrick ugiye kuvuga ko erega nicyo kibazo
umva nkubwire Jessica umva ngo yahishe ngo abantu ngo arangije ngo yica umuntu umwe wowe wari wabona ibyo bintu bibaho mu Rwanda ahubwo abo bantu bose uzi ukuntu yabigenzaga uzi ukuntu papa we yabigenzaga yafataga abo bantu akababika yarangiza akabahamagarira igitero wakajya ku ruhande nk'ahatari we wabikoze turabazi Patrick turabazi mu Rwanda twariyubatse mutubabare mwidusenya turabiyamye mwanyanga Rwanda mwe mudusimu wangu ariko si urwo Rwanda n'urwawe cyangwa n'urwacu twe n'urw'abanyarwanda nanjye ndimo none se ntago urwanyu nanjye ndimo ariko uri muri kibiri gupfobya wa kigoryi taha basi turanabakumbuye nyabo mutaye turabakumbuye tubahe amata muze tubahereze icyushusha muze kwicwa na mugiga aho ngaho muri mu gihugu cyari muze tubakabimihanda mwizo mwirwa mwoza abazungu murya imigati twe twakatiye mubayeho nabi pe nimutahe muve mutahe mubayeho nabi mutahe pe gutaha se ariko sindi kuvuga ko naherutse ahubwo ariko bite byanyu mwe uheruka he no akandagira nayo magambo akuri kuvuga ngo uzaza ngo umva nkubwira cyakoza ujye uvuga ibindi president wacu Paul Kagame reka mvuge mu mazina umu president wawe rero utazajya kandi wacu nakamba we nani uretse se shaho nasuzugura wa mugabo n'abandi bumvireho uwo president wawe nta president wacu umva cece wacu Kagame nimumwanya wo kuvuga nimumwanya n'isebora yo kuvuga nta ntunze si mutunze ayiwe kawe wigutanga amagi y'abazungu ubwo niyazagutunga ariko niba atagutunze atunze siko nazamungura rya nizo urakoze nazamungure swarya ni president wacu uzi ngo papa wabeshejweho n'iki muri ariko Jessica kosko nta cyaraba niba president atagutunze ariko atunze amaraso yakubyaye akijijwe n'abaresikape ariko nkubaze Harriet ndari Harriet abantu mwaje mu bakijijwe ngo n'abaresikape yakijije muri make niba bamuha ibiryo bamanuke ntacyo bamaze abatari kumuhibye mu manuke kumva mwamuri mumubwiriza neza nyumva Rwanda nazo tuzihe banyina ubwo bantu baribonye Jessica bitugani bona utanifa umva ejo bundi mwatatse umuntu bita Gigi umukobwa witwa Gigi muramubwira ngo wowe uba ngo nuze ngo wowe ngo ba Malawi ngo tuzaguhiga ngo Jessica kuri pano ya Fina Tunga Jessica reka nkubwire ngo muzaguhiga Malawi Gigi ngo muzaguhiga Malawi ngo kubera ngo ko ngo ari umunyarwanda watuvuga president ariko reka mubwize buri munyarwanda wese muhiga ukamuhiga muri buri gihugu muri arimo muri guhigwa bukware murahigwa bukware nk'uko natwe uranyumvira ngo kampeni ariko se ko mutareka bumvuge umugore perezida yamuhaye ijambo reka noneho tukwereke ukuntu abagore dukaragiza uno bikise bagapfubusa wandisha wambaye yagucikiye aho wirirwa utama by'abazungu wirirwa uyu muntu bita Patrick ni mumuforo w'inzererezi n'inyanga Rwanda uyu muntu arwaye depression ni Patrick arwaye ihungabana kwirugaza gutera abantu ngo mbese ngo abanyarwanda araza ngo tuve ko tutari tuzi kuvuga Jessica ceceka mubwire neza Jessica ceceka mubwire uzi twebwe idolari turiho bro umva Patrick ndagira umva uzi faranga duhagazeho muri uru Rwanda umva Patrick Jessica reka mutume Patrick ngo mwaravuze ngo harya abanyarwanda uko batari bazi kuvuga ngo harya babaye iki
umva nkubwiza ukuri ubu noneho generation iriho tuzi ibyo turimo tuzarwana ugeze unabwire bene wanyu watumwe reka abandi bavuge intumwa nade natumwe ubwo natumwe n'igihugu umva nkubwire Patrick genda ese ko numva waninye wa mugabo we ko ngufite yahungabanye mwijwi ceceka nihanganiye n'uwo muntu bitago ni Jessica bite byawe we Jessica bitera muhanganye Rwanda muri kwirirwa muza abazungu mukarya imigati mukayirarira mwatanga Jessica wo bamushobora umwana wa Perezida Kagame we barakubeshye we u Rwanda rwacu oye Kagame se ni igiki kaganya akanyara namwe mwese ni bamwe wakigoryo wagicucuwe wanamwegera wanamuvugisha wangegera we muvugisha se gayi uranyumvira nyaki wamba bari ubahize izina rya papa wacu wanjije injiji ngo ukagira imana Okay, turi kumwe mu ntizo Gomeza kogoshe nk'ukwezi nori gusaruka hano mu nyogoshere kura ya wowe ni reba nawe we itonde gahunda yarahindutse ntabwo ari bya bindi byanyu ebera ayo mazuru wajyana izakajya ajya kurira muri gereza ndebera nawe ibi nibyo byirirwa bibeshya abaturage ariko mana yanjye wabaroze niya bukarabye ngo azataha Kagame ngo umva se ngo azataha uko Kagame ngo nakabare bapfuye byaciye mu yihe nzira Patrick byaciye mu yihe ndakubabura uzengera iyo depression ufite ngo ufite udufaranga turabubusa wari wabona umugabo ipantaro ihanuka kubera umugore ntago nakubwira ko mfite amafaranga nge nta mafaranga afite kubera ngo watanzanga twatugusubiza tukagutayahuza rero kuri ngewe ni nko kugura irindazi sibyo donc niba wumva ari amafaranga twayigura isazi nta nubwo twayagura ese Patrick ushimishijwe no kujya urarira imigati watashye ntugwishyanga koko muranga nshaka kwe umuntu utifuriza perezida wacu igahosha jure kubukunguzi umva Patrick president ntutekereze ko azaza akagwa attention wowe inkotanyi nayo nkeneye nta ntunze nyine nzayikora ese watungisha ikibazo wacu wanjije urakutunga byarakunanye wacu menyera aracyafite umusatsi ariko se ushizeho nta n'umusatsi ukigira kugira ngo tubeho kugira ngo tube muri uru Rwanda n'amaraso inkotanyi zadutakarije uzabakare bahagwiriye umusaza kimenyera aracyafite iyo wacu wanjije urabona yaresha nawe waga uyu umusaza uri kumenyera urebe idarapo oye yamaze abantu wagize ati wanjije Patrick yamaze abantu arenze so yamaze ahubwo so wawe umva inzererezi uradebera umva niyo mpamvu bakubwira ngo wowe ufite amazuru ameze nka za kamyo zitwara imfungure kugaburira so muri gereza dushajije umuntu atubwiye ikimurimo abagore hejuru cyane dushajije umuntu atubwiye ikimurimo ngo yahanuye iki yewe mugabo we yewe mugabo we iki wakigoryo yahanuye urwo ruhara rwawe ngo yahanuye kiriya gitwe cye ngo kigwa mu ishyamba ariko guys uziko umva lakini baefuderere hamujionake kweli baefuderere munajionaka munajitia nagonde fuderere nawe urakabe fuderere ni ushaka niba mugenzi wende fuderere na babako musomane oya oba ni wazare shuka Rwanda unama muri basaza ibyo tura yego ibi nibyo akora birwa mu kanwa ateze burabuzubwi ya Patrick
ahubwo se murabona bitaryoshye ahubwo uretse gato ndagituye ariko sha twari kumwica ifoto yacyo inono kitaba uretse gato impamvu nabikoze urwo n'urwana rwose mwantizeho gato nari urumva cyaje hano kiraryama kiragarama bya kirayamanika cyumvaga cyageze abana baragiyamvugishaga neza ibintu bamututse cyose baravuga Jessica wetanga ijambo yego iyo mfite inzuki so ikintu nashakaga ni kimwe sibyo ibi bintu mugomba kujya mubimenya urumva Patrick tuvuga ururimi rumwe urazanga tugasanga turi bamwe ariko sometimes ni nabyiza kugira ngo abantu bamenye ntabwo nshaka kugira ngo uzangaha utangire kwitangisha ubugifti ubwo bugara nandi kumuvugisha neza ariko yabona ari ikiboga tunerega yasheza atangiye kumuvugira murabona ukuntu yari yasheze murabona ukuntu yari waretse kuvizemo we mwiza ni ubugufi bwawe so urabona ukuntu yari yabihishemo mwabonye ukuntu yabihishemo ukuntu yari yabihishemo mukabihishemo noneho twasetse mutangira no kumuhakanira atangira kuvuga n'ibyo yavuze ntimwari mubibona yego sha ibyo ibona urabyibuka so abantu ni byiza ndashaka kugira ngo mugomba kubamenya uyu nguyu mukamumenya kuko iyo atangiye kwitangishwa ubu Galaxy nk'ubu bari gutangahereza bagatema baramufollowinga bazi ngo ni muzima akabukoresha sha uziko ashaka gukoresha abana bacu Galaxy afata amayero 10 akayagura Galaxy duty ko abari kugezwa nakamwe so nta rukundo ababikoranye ko we know you turabazi nyuma y'amagambo mukoresha wumvishe ko ngo bari barakoze campaign se ngo yo kuzakora space ngo kuzakora live ngo takisirwa twakane nose inubira cyahari turabizi ariko bo bategereje biracyahari bagiye kuyikora ariko bya concert bashyizeho kugira ngo bajye nyuma y'abakongomani bari kubyanga abafaransa ariko mwasobanukiwe ubu mwabyumvishe right mwamaze kumenya mwamaze kubisobanukirwa aba bantu rero urumva I love you guys ibi ngibi nibyo tugomba kujya mukabakanda ijisho niba tubakanda ni gute mwumva mukora kugendera mukajya gusenya abantu mugasenya igihugu mugakoresha amagambo kubakanda mabyana amaso tukayatuma narimbaye kavuza nduru nora oya wakoze Jessica ntibagarure mu gihe nyina kumanure harundi bita Gigi hano none ni fire bajya bahana buri munota uri kumva Gigi nubuye Gigi ari mu Gigi wundi bamarawi ngo bazajya kumuhiga ngo bamwice mumubwira comment yasetse Gigi mbabarira uzamuke ni nkubura na Ego umva ngubwire Patrick nta mwana se bamuhiga nibo thank you so we Patrick twikarume gato manuke katumba urunero ngo muzanire ugijaza yarari hano muri comment ari kuvuga sinzi niba asemani bino bintu ntago nari ko byafashe intera nyine byafashe intera bafite space ngo bazajya basimba byafashe intera ejo bundi Jessica bari bamwishe ngo bagiye kumuhiga jewe ndi kukubwira kwa Mukanyiko umva ukuntu ikindi kizongere kubihishamo nibyo nifuza kugira ngo mu gihe umva Godfrey Mukanyiko kujya tubikubita ibinyafu umva mwiza ceceka mbwire Godfather usiko n'Umukanyiko yambwiye umva nkubwire ngo wowe ndabizi ngo sinanavugana nawe ngo kumbwira ibyo ushaka ngo urabyemewe ngo ariko suziki ngo uri umwana ngo ntacyo uzi ngo niyo mpamvu ngiye kukubroka ngo ndashaka ngo sobuja ngo Kagabe ahita mbroka aramanura urashaka ngo awuzi imirwano murarwana nabo Godfather
Akoza wirirwa urwana peno kuri Jessica uri umugabo ndwana nabo n'abavugira ingara nkarwana nabo nabaye ntari naragufollowing umva ewa kandi nje nguforo ese Jessica uri ukadurira kuri ya live y'abakongo ngaho ngurwo mu rukande national rusa ngo ni Patrick muruhe Patrick ngiye kuva ku munsi wa mbere ndakubwira ngo ziba Patrick wokarya kanapfuye genda usuhuze so Maheru uratuma ngo Patrick ajya gusuhuza safunye wacinga uri ingegera umeze uko urwo ruhara umusatsi wakushizeho agatsindwa n'ibitekerezo singose Patrick bandebera n'ukuri n'ubwo mama sura ya wambaye igikariso wayaduhaye niwe wambaye igikariso buriya rero kamaye kare akavuna muheto ndashiraga yusi muri big screen irebera uriya mwana uteye nk'udatekera iyi ni ya migati bagiye kudora abana babo buryo ya migati baba bakorera ngo barebe ko babaho disi batoragura muri puberi yapana gukorera batora muri puberi cyangwa za Patrick mu rugo ko budashima mu rugo ko budashima Debi kariso yambaye string nta nubwo azi gucagura amakariso amenye ikariso y'umugabo abandi kwambara muzamuka badashiraga yose muri big amakariso ubu ngubu uranaye gafite nta murizo ugira era kariso ntago ari yanze ariko nizeye ahubwo se gitera yambara baza ahubwo niba nyambara ngicyo narwaruha yo erekana isi umva cyakoze mu Patrick bambaye kuri kamera abaturage bakureba undi wagira umutungana mu gatekerezo gushima ndaje ijoro nubuze byose muzige gushima nirya wirirwa mwoza abazungu muheza ishyanga ubu aya mashashe twakoza abazungu nago nkorera abazungu ngewe ndikorera sha nago aya mashashe utazi kucagura wambara string z'abanyirabuja ahubwo nyina yambara usanga umuntu wikorera wanjije inyambare intwa y'ikisi cyangwa nambare n'ubusa genda imboni ako si ubundi bitwaye kandi mu mutwe wawe n'ubundi harimo ubusa n'ubundi mutwe wawe nta kintu kirimo n'ubundi wambaye ubusa nta kintu kiri murasi ubundi yabapfunyika iki ukuntu ateye hari igitsina gifitiye agafirimbi ukabibotsa wenyine wakukana urugingo wanjije Rasakuza. Kula mavi ya mama yako na grandmother wako. Kula mavi ya mama yako na wewe. Unasema nini? Kula misuti ya mama yako. Kama mloko ya tajali. Okera sukuru kumva ko dufata uko mu bazongera kuri umva akagaga hari umuntu bita Maurice gigi ngo ari mukiriyo wa wundi bita Maurice ngo ni ushaka kuba president naye namwibagiwe izina amaze kumbwira izina rye urumva barashaka kuba president cyakoze tereka ikintu ngiye kubabwira tujye tumenya ubwenge bano bakaritasi ntitugatukane nabo tujye tubabwira amajambo barya gusa nka kuriya mu ijambo ngira ikintu mbabwira uyu mugabo numvise agarura ijambo perezida ejo bundi yavuze ngo abwira abanyarwanda ngo bifunga umukandara hari n'abandi batwistinze iryo jambo ibindi bigarasha byatwistinze iryo jambo kugira ngo mubwire ko ntabwo yavugaga ngo abanyarwanda bifunga umukandara ngo bagiye kwicwa n'inzara no inzara yarashize inzara yashize kera cyagihe cyabo iyo umukandara yavugaga kwifunga yagira ngo twifunga umukandara nk'abanyarwanda turwanye umwanzi nkabo nk'ibyo bigarasha umwanzi nk'abariya bose bagiye bakabandoninga u Rwanda just like that nicyo perezida yavugaga bafashe ijambo rye bararitwistinga ubu basigaye bari kwiza ahantu hose ngo perezida yateguje abanyarwanda ngo inzara igiye kutwica idukuyeho urugendo tumaze kugeraho yes ahantu tumaze kugera u Rwanda rushining u Rwanda aho rumaze kugera ubu turakishwe n'inzara Jeanette rega barantabyo bazi ko rushining nase urumva ba yes exactly baruvuyemo kera bafite ishyari kubona aho u Rwanda rugeze barabona ko nta kindi cyari inyuma
barabona ko nta kindi kizarugarura inyuma, baraza batwistinga ibintu babishyira mu bajeni bangiza urubyiruko gusa. So I just wanna let you watumutse rwagiye jyane ntabwo umva Janet ntabwo twebwe batwanze kuko ejo bundi navuye kwa Munyakankiko uzi ukuntu bambwiye ngumva ngo se ngo ko bariya bose narababurotse nta muntu ushobora kubona barakurwaza mu mutwe. Umva Godfather njye nazamutse bite n'ibintu bavuga kuri president ntabwo bavuga kuri president ngo nceceke ntabwo byakunda. Hari n'uwundi witwa Finatunga. The other thing nashakaga kubabwira, Finatunga mwaramubonye Godfather uzi ukuntu yavuze ngo Tony ngo reka manze njye kugustokinga kwanza amenye umuntu turi kuvugana ava kunstokinga nkumva ngo se ko nari nzi ko kera mutari muzi kuvuga ngo mwamiza yahe mashashi ndamubwira reka nze njya baragira ngo babaze urubyiruko ntimuvuge nimugire icyo muvuga ariko urubyiruko naramubwiye ahita avuga ngo nyine mwifunga mukandara nabo bano bantu ntibongere kudusubiza mu icura burindi. Frank sinzi niba mumuzi aramubwira ngo mbabarira mfite amadolari 50 arabimwandikira nuko yahise abipostinga amadolari 50 mfasha ntuzongere gutuka Finatunga na Mukankiko ndakwinginze reka kubatuka ngo amadolari 50 ubu mufanizi wacu noneho yaramutu ati we wambwa niburi imbwa akazi njyewe nyine ni Godfather yavugaga baraza bagashuka abana bacu ku magift akahita mushyira muri game atabizi buretse gato ati njye gufata igihugu cyanjye nyigambanire ati kubera ibihumbi amadolari 50 n'abana banje n'umugore wanje barimo ati mwabiburaga yarabatse nukuvuga ngo bari yabarenza yo ngayo barabona tubana ukuntu bari kuvuga ngo bagiye kunstokinga basanze nta kintu ndiho basanze ndi gatara w'amafaranga ngo uranyumvira ngo impamvu ngo azaza mu Rwanda ngo Kagame ngo atakiriho n'akabare ngo nuko afunzwe kuko yishe buri muntu wese babona afite umunwa nka gutya mfite umunwa ubizi Nyangarwanda zose ziri kumforowinga ngo zizaze zimbwira ngo tuguhe amafaranga bro ndayafite nayipusi tasimbuka ndabisha ahubwo mwanzerereza imwe bafite ayaye umunwa muzaba mugende murebe idolari nirirwa mbara muri DM yanjye mubone kunza muzerereza bwanyu murumva hano mu Rwanda narikoresha nkariha n'umusoro mwe muzi n'umusoro icyari cyo uribuka cyagiye unsanga kuri ya live y'abakongomani uribuka ko bavuze ngo hari abafaransa ngo babishyura ngo iki Godfather na joininze live y'abakongomani bari gutuka Kagame nyine bamushyizeho ifoto n'agakubo baranzamura barangije yatavuga uzi ukuntu bambwiye ngumva ngo namwe ubwanyu ni mukundana ngo hari abanyamahanga batwishyura ngo kugira ngo iyi space ngo iyi live tuyikore natukanye nabo urumva barangije bahita bendinga live uri kumva ko abara zira Nyangarwanda zishyura no mu bindi bihugu kugira nyine basebye iki niyo mpamvu mwabunye naratangiye gukora ama video y'abakongomani nkashyiramo niringara kuko barafatanyije umva dufite niba umuntu wese ufite aba followers benshi nakora akazi bro nicyo nanjye kubabwira nti njyewe ndakubwiye ngo hari benshi narokoye muri nuza mu ma video yanjye kuko bari bagiye kuzengera bariya sabantu tubamagana umuntu n'umwe ushaka ko musubira inyuma muri cyagihe cyashize natwe twarabakanze aho basigaye bavuga ngo ko kera tutari tuzi kuvuga ngo twe twaturutse he ngo twaturutse mu kihe kinyarwanda urimo atanga ibiki wanjije uri kumereza ubwo bugoryi we Patrick Kazungu wambwira icyo gipatrick kikareka kumenyera ko nge ntamenyerwa ngewe ko umva nta mugesera kazumenyerwa barakubeshye wa mugabo we unsimbuke wowe Patrick Nyangarwanda nta gahunda mfitanye nawe Patrick reka manuka ariko se Godfather wabrotse kino kigoryi kikareka gutanga izi gift zacyo none ko mwari kugihanyina gute narakiborotse erega ni benshi none kiri gutanga izi gift Godfather ejo bundi twakoze space uwitwa XP araza nawe atangira kutuvuya nk'uko nguko ubu rero ntimukajye mubyemera namwe mujye mubasubiza
oya urumva ibi ngibi ntimukabitinye ibi ni byiza ibi ngibi reka ngutere story ni ugupostinga abandi ngaho rero icyo nashaka nari ndi kuri live yawe umva Janet ubundi ngiye njya nkunda kujya mu bakongomani urumva kubera ko bavuze ngo nyine ngo ntago twize ngo indimi zabo ngo ntago tuzizi ngo ibyo batubwira byose ntago twumva narazi joininze noneho ikintu cyambabaje shaho hari umunyarwanda nyine waje muri comment atera comment niberetse mwara mwavuga cyakoza tubana n'abantu nyine ibintu byarakaze twakaye ngaho murakoze cyane icyo nashaka kwari kugira ngo kive n'abanya icyo nashakaga ni iki mucici umugoroba mureke dusubire muri mood nibyo nashaka turawisha turavuze turabwajaguye yewe aho yamugize neza nje ndabashimiye nicyo cyari kinzamuye kugira ngo Jessica zamuka yarashe ariko mana cyakoza president Jessica isagira ihungabana gahita amanuka tugaruke muri skindi akibona zira gift yazamanuka umva Jessica amanutse kujya n'ikimukandeho kirakintu uzi musobanukiwe uyu nguyu ko muzi ko maze guhangana n'inshuro zirenze imwe Patrick arashaka kukubaza ndakumva ukagira umwana ibyo ngibyo uvuze bitandukanye n'ibintu ushyira imbere bituma uharabika igihugu ndakubaza ntago marakira igihugu nta muntu uharabika igihugu cye kuki udataha utaha ujya hehe muri kasho mwamwumvishe none se rata Patrick abantu bari mu Rwanda no barate gato abantu bari mu Rwanda bari muri gato nshuti yanjye you want me to speak Patrick reka tuganire tutuje sibyo no ndumva ashanga mvuge niba ashaka ndavuga ariko ntabwo mbishaka kubera ko byashyuha ugasanga n'abana b'abakobwa twitwire muri mudu nziza n'abana none se ninde wakubwiye ko abanyarwanda n'abanyarwandakazi turi muri kasho cyangwa n'ibyaha wikeye kuba warasize ukoze wumva ko uje wabihanirwa kandi wabayeretse akabanza akatubwira impamvu nta byaha nakoze impamvu mbikubwira arikumva ni Dede yanditse gucya uretse gato Dede yanditse gucyara hasi musome ngo azagaruka mu Rwanda ngo pike wacu na Kabarebe batagihari ko ntaho bazajya se Patrick ko mbona wowe ubuzima bwari bwo buri nk'urudodora ariko ibyo mvuga ntago ari bivuze afite muri kuminde noneho beretse okay Patrick papa wawe arafunzwe yakoze jenoside reka nkubwire ntago nshaka kujya muri details of those kind of people do you know what is Rwanda, what is happening in Rwanda, what happened, we know the history of Rwanda, we know where we come from, we know where we're going. Do you understand what is happening? What is happening? Which one? What is happening is that today? Do you understand? Which what? Umva Patrick rero reka nkubwire. Reka nkwibwirire ikintu ugomba kumenya urumva. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kiri gutemba amata n'ubuki niba uhaheruka mu myaka 15 ubu hageze ushobora nko kuyoba. Ko haje funga mukanda. Kandi ikindi nakwibwirira twe kwakira buri umwe. Ngo haje iki? Urumva? Ngo waje funga mukanda avuze ngo kandi ikindi ngomba kukwibwirira urumva twe nta kibazo tubafiteho nimwe mu gifite mushatse mwataka kandi twabakira neza uri kumva Beregana n'umujya ahubwo se uzagira kakumva abo bakubwira uzaze wirebere mbese uzaze we wirebere uburetse gato kumvikana reka wenda tworoshye ibintu dukora ibintu biri nta bintu biri noze tworoshye ibintu rugomba u Rwanda ni rwiza rutuyemo abantu beza u Rwanda ruriyubaka rumeze neza sibyo yewe bizanajya kure na nyuma yaho byo ntago ari ibintu biri turabizi ntago ari Dede zamuka gato Dede nazamuke Dede niba wari uhari sasa rero Patrick impamvu rero uburetse gato impamvu ntutegeze ngo indi mpamvu yaritumye mbikora ndabyumva ntabwo nakwemera ko ikiganiro kijya muri brage ngo abantu bije deep urimo kunyumva hano iyo turwavinga conversation when we have the conversation nkuko urimo kunyumva ndakumva urabona ufite ukuntu utangiye wari utangiye gucomeka mutondo tw'utugifti urimo kunyumva wihesha abantu gifti uretse gato utangiye gucomeka mutondo bwa galaxy n'ibiki
ariko ibyo ngibyo ni byari hano reka nkubwire nshuti hano rwose reka nkubwize ukuri ntega amatwi wimvugiramo nicyo yapfa nawe iyo hano umwana umuhaye papa wiwe yakoze ibiki waretse igifuti y'amayero 20 nangahe aramaze genda gake inyanywera nsohotse hano hanze cyangwa iyo umuntu agize genda gake ibi ngibi rata umuntu gutya atangiye gucomekamo ubugift ubona ari umuntu utanga amagift baramufollowinga nimugiye gufollowinga rero na following nyeneye rwose Godfa njewe uyu muntu ndamuzi muramubona ku maspace arimo arabwira abantu ko adakunda u Rwanda azagaruka mu Rwanda ruko James Kabarebe yapfuye na perezida we ari kubeshya kandi none ikintu bakora bari gufata abana b'abahungu uyu Patrick na timu ye bari gufata abana b'abahungu bakabinjizamo ingengabitekerezo ntujye ku stalking ngana n'ikintu wantwara we urumva bakabinjizamo ingengabitekerezo bakavuga ngo n'abahutu ngo barapfuye ngo kuki nta muhutu ugaragara mu Rwanda wapfuye so uyu mugabo afite ingengabitekerezo irenze uko mu bitekereza ingengabitekerezo y'iki bamuzi ingengabitekerezo ya genocide yakorewe abatutsi ntiyeme none se nawe ari mu bahakana ko genocide none se nawe ari mu bahakana ko 1994 nta genocide yabayeho uravuga ngo turafunze twese hano mu Rwanda ngo nta muntu numwe ngo ushobora kunyeganyega nta muntu numwe ushobora kuvuga ijambo ngo twese twibeshye ngo nituvugire mu Rwanda nituvugire igihugu cyacu ngo twese bumva ngo nta nuwarara mu Rwanda ngo ahubwo niba hari icyo tuvuga leta ikacyumva ngo tugira imana nje narakwiyumviye so umva rero uretse gato tugende gake Patrick genda gake impamvu itumye Patrick ntabwo ngiye buri njya nkora izi spaces impaka nkizi ngizi nako izi TikTok nabyumvisha genda gake urumva ntabwo babarira ntumvugiremo urabizi ko nkuzi n'imitekerereze yawe hanganye nawe birenze rimwe no kuri especially kuri X so izi bintu ntabwo kuba ushobora kuzana ugafata umwana w'umukobwa umwe ukamuhereza amagift ugafata undi ntabwo nakwemera ko uyobya abantu gutya abantu bagomba kukumenya kandi mujye mu proud yabo muri bo niba mwaremeye kuba ibirumbo mukemera kuba abanzi mukemera guharaba iki gihugu mujye mwemera n'uwo mwambaro wabere ntimuwihakane impamvu uri kubyihakana nuko muzi ko erega nta nubwo nabo bishimye aho bari bagiye gukora icyanga ngo turafunze avuga amagambo Patrick uyu n'amagambo yiyumviriyemo nyine afite biri recorded ubu papa we yarishe nyine niyo mpamvu bavugote ngo reka mbabwire mwumve ibitangaza Patrick araza ati nge sinzasubira mu Rwanda bitewe n'impamvu zikurikira nikagira inkuru ati papa arafunzwe bamukatiye ibyaha ngo ni baje bamukatiye burundu Patrick isco akatiwe burundu cyangwa akatiwe imyaka 20 sinzi ibyo bamwe ngo oya niyo bamuhaye yose ahubwo bakamukatiye burundu waba noneho ikintu kibabaje ise akavuga ati papa yari umusirikare ngo se yari umusirikare muri Safari mu ngabo za kera ndubwo neza habyara imana so ndamubaza niba yaraciriwe urubanza kuki uri specific ku bantu babiri James na Kabarebe n'abacamanza bakora mu nkiko hanyuma niba uvuga ko papa we yarenganijwe ko we nta cyaha ufite kuko utamanuka ukagenda ukajya gushakira papa wawe ubutabera agafungwa akanamusura ngo narahunze baramufunze none wowe uryozwa ibyaha byaswo kandi ari mageragera biryozwa so ukajya kumva byonyine no gusobanura ariko yafunzwe burundu Godfather yavuze ko yafunzwe ngo burundu ariko noneho akubwira ngo muzingo ikintu bamuhoye ngo bamuhaye ngo kuko yarokoye abantu yahisha abantu muri genocide yahishe kisubasa yahishe abaki ngo yahisha abatutsi muri genocide ngo noneho bamushinja kwica umwe ibyo ntabwo bindeba bari bafite barriere man ntabwo bindeba erega Patrick so Patrick umbabarire urabizi ibitekerezo byanyu bihabanye ni Patrick abanyarwanda muzi ba kera ntago ari twe izi generation zacu biratandukanye Patrick
urukumva Patrick Taya mubwire ko sinshobora kushobora gufata imbunda ariko iyi ntambara y'umunwa yanjye nawe murebe hano ni mu following nyine muforowingure kuko uno mugabo nta cyiza kimuva mu kanwa afite uranyumvira ngo azaza mu Rwanda perezida yapfuye yamanje se hagapfa se uri muri gereza ahubwo noneho basigaye badupanga we nundi hari nundi ngo uzaza ngo kuba perezida murebe erega abantu baramuzi murebe hasi yanditse nguki murebe ibyo Jeni yanditse hari undi mugenzi we no Jeni yanditse nguki ngo umuturanyi we yaramwishe yishe umuturanyi we nibirebire akavuga ibintu byavuze uyu munsi byavuga ejo so Patrick rero ikintu nkwibwiriye cyo rero perezida wacu hari undi mugabo wavuze ngo arashaka kuba perezida ngo mu Rwanda ubu bafite ishyirahamwe rya ba Mukatunga cyangwa Patrick mubabajwe nuko abaturage bisize muri timu imwe ngo barashaka ngo mu kwa kane ngo ku itariki 7 nako bafungure live batangire bamagane ngo babateshe umutwe bafasha abana bato b'abasore nanjye nzayifu umva Patrick reka mwibira $5 abanga baboherereza $5 $10 abana ubu bafite Jessica reka mwibira kabanga umva Patrick bazategereze ko wowe ngo duhangayike umva Patrick Jessica bomaye jambo umva Patrick ntuzategereze ko perezida wacu azava mu biro bize ngo aje guhangana nawe nge nzaza mpangane nawe kuri TikTok kandi umva nkubwiza mu mukanda mukone tariki 7 z'ukwa kane Patrick mu mukone umva Patrick washyize amafaranga ngo tariki umva Patrick perezida wacu nta mwanya wowe agufitiye no mu bantu azi we ntakeneye kukumenya n'uwo somenya atanamuzi sofunzwe kubera ibyaha yakoze yishe umuntu umwe papa we yishe umuntu umwe akatirwa burundu ibyo bintu nago bibaho ise yari afite barriere bisha abantu turabizi dufite amakuru atariho ivumbi ahubwo bafite gahunda yo kuvuga ngo guhera ku itariki 7 bazajya bafungura live na bafinatunga nuwo ngo wavuze ngo azaba perezida naza mu Rwanda niba kizina cye w'umugabo bagenda uva mukankiko nuko yamburotse hari nundi witwa Ngunda none ubu nguba hageze we ni muri Kongo ari kugenda avuga igiswahili ari kubwira abantu bwa perezida akavuga ngo perezida reka bakuvumbuye kakubutwe mugenzi wanyu agenda avuga ngo perezida wacu yagurishaga amagi ngo ibugande genda gato umva nkubwire Jessica umva ikintu kiriho ntimukababoroke niba bitangira biroroshye njyewe rega mukankiko yaramborotse niba yarakuborotse biroroshye kwa Sylvie buretse gato nibarangiza bafungurire Kahawa groupe zabo nazamutse kwa Fina ngo buri munsi bazajya bafungura bazajya ni kwa Fina kwa Sylvia no kwande no kwa Hawa abo basikawe ngamwe nkwikurukirira rwose unkurikira following ndakubroka njewe nago ngenja nkorana n'inyeshyamba we na negotiation umva Patrick rero umva nkubwire Patrick reka nkubwire buriya mu Rwanda dufite ubutabera icyo so yazize nago tukiziza umwana we umwana ntacyo aba yarakoze nabo hari uri kumva uruzingurije kuruhuka none bakanze umva Patrick ntutekereze ko perezida wawe twe nago turi inzererezi turi mu Rwanda rutuje twebwe Paul Kagame yaduhaye gira inka munyarwanda umva man yadukuye muri nyakatsi nimukajye umva Patrick wowe umva Jessica ukagira imana umva Patrick ntutegereze ko perezida Paul Kagame rekana namubwire amazina yawe bro ntuzatekereze ko Paul Kagame azaza akaburana ibyo wavuze twarabyumvishe naramaze umva nkubwire naramaze wamaze iki kuba nta kibi navuze wamaze iki ko wavuze ko wiyemeye ko wayijambo gusa bite byawera wamaze waje utubuye uturutse nje nurutse kwa Kagame perezida Paul Kagame nanjye nje nurutse kwa Kayiranga Jean Bosco abo se nabaye mundebere iyi ni Inyangarwanda yitwa Patrick ni Inyangarwanda ntihaje ese Patrick nta muntu wanga u Rwanda twese turarukunda
igitabo TV Rwanda